n'izindi fine nabo bari abagiye ari abakwiriye guhana abahe bamwe bagiye kuri Ferwafa bariya barabafana discipline ya Ferwafa niba kana muka discipline kaza kubirebaho kuko ari ngombwa iyo utishimiye ibyemezo ntabwo bivuga ko nawe babanje kwanga gusohoka muri stade ibyo nkaho bidahagije bajya ku cyiciro cya federasiyo ubwo aho byose ni ukwerekana ko ni umuco utari mwiza nanabyanditse no ku mbuga zanjye abafani club babarizwamo babanza babacyahe mbere yuko na federasiyo usanze aribo babagumuye se erega buriya nicyo cyiza cy'iperereza ushobora gusanga kuba uri kuvuga uti fan club babarizwamo ugasanga bamwe mu bayobozi b'izo fan club aribo babyihisha inyuma cyangwa na bamwe mu bayobozi b'abafana ba APR ntabo mwagiye mwumva se ntashatse kugaruka ku mazina bagira gute si ngombwa rega kugomora umuntu umubwire ati njiramo hari usenya ibintu no mu mvugo ushobora kubyumva none se reka ushobora kuvuga uti iyi mvugo uyu muyobozi akoresheje niba akoresha iyi mvugo ari umuyobozi abayobora bimeze bite nawe nk'umuntu mukuru nta interview wabonye ugakadiriza abafana ba APR kandi basanzwe bari mu nzego zikuriye abandi bafana tujya tunatumira hano mu masidi uvuga ngo niwayibonye se narayibonye none niyo muyobozi yavuga kuriya umwana ayobora we byagenda cyangwa abayoboye amubwiye ati wenda iyo ngufuri yo kuri federasiyo yice tumena urugi ntiyabikora none ibyiza ngo rero gitera ari hehe ibyiza ntabyo abafana ba APR bangije sibyo gusa geste bakoze ntabwo ari nziza ejo umugaba mukuru w'ingabo perezida w'icyubahiro Fanda CDS yabigarutseho avuga yuko batanarindira ko n'inzego z'umupira zibahana ahubwo nabo babihanira nibyo dutegereje urumva ubwo rero turetse ibya APR tukajya kuri Ferwafa niba hari ni code of conduct simwe mu batigose urumva niba bona hari ibyo abafana ba APR bakuze binyuranyije n'indangagaciro za gisportif ubwo baraza kubafatira ibihano ariko byaba byiza Ferwafa ari bikoze mbere nta muntu wabishimye itabanje kureka ngo APR ibikore igendere kuri APR kare akantu mukubitamo none se urashaka ngo mudugudu aze kuguhanira umwana cyangwa abanza umwana mudugudu azaze nyuma n'ibirenga urugo APR niba ibona abafana bayo hari ibintu ikwiriye kubafatira ntabwo ikwiriye gutegeza Ferwafa oya ndayizeye niba ibona hari ibintu ikwiriye gufatira abafana ba APR noneho sindagura ni ukurebana ku jisho sindagura niba biri no muri gahunda ibya APR nibyo bizaza mbere ibya Ferwafa bikurikira ariko nibwo byakagenze nk'ikipe iri responsable niko byakagenze Samir wajya ubyiborera none se rero umuntu abanza kumuhanira mu rugo akabona kumujyana ku mudugudu niko bimeze nazakse uragira ngo bahanure hejuru bavuga bati amategeko itegeko rivuga iri ngiri muri izo kode z'imyitwarire bavugaga bavuga bati iyo byagenze gutya abafana ikipe wenda erega ikipe ishobora no kubihomberamo ushobora kuvuga bati match ebyiri awiku nta bafana birashoboka cyangwa umukino umwana turebye yobokana nta byangijwe cyane nta myigaragambyo abafana baperegeze bagaragaza kuri stade ngo wenda batera amabuye mu bibuga ibintu abafana ba APR bakoze nubwo nabyo utabishimye babikoreye hanze ya stade ni nk'umutuzo ni ukwigaragambya bidafite ikintu bihungabanya ariko nabyo byahungabanyije bisabirwa uburenganzira n'inzego zibijejwe zibishinzwe anavuze oya bakoze ibintu oya nuvanga ikintu gihari afande yasobanuye ejo cyumvikana kizima gihari usibye okay ni nayo wenda ni naryo twavuga hame rusange ry'umupira ni fair play ni fair play umupira ni amahoro umupira ni urukundo umupira si intambara ariko ku ikipe y'ingabo icyo bita discipline urumva ikintu cyitwa discipline ni ikintu kigomba kubayobora kigomba kubagenga ahubwo nuko ari abasivili ubundi yaba ari nk'abasirikare iyo hamenyekana ko harimo nk'abasirikare bakaba bari mu military ari nk'abafana wenda dufata urugero ba sofu wasifuriwe nabi bagahita bakora nka kuri kwenye kiboko hariya military ari kwita ipanu urumva amahirwe bageze nuko ari civilian bibaye nko mu kirwa gisirikare ugasanga nk'abafana wenda ba sofu barivumbuye nka kuri kwa Fande Tuyisenge kwa CEO wa military yakagombye kuba rwose yarabatwaye abafana ba APR rero urumva hari bamwe mu badukurikiye bahagarariye abo bafana bavugaga
ntabwo nawe ndi umuvugi nizere ko atari umwe twabonye uri kukwandikira. uwiketse oya ntabwo hari uwiketse ntabwo ari we ntabwo ari we twavuze muri rusange n'undi bati ntabwo twashyigikira imyitwarire ya bamwe mu bafana bacu bagaragaje bajya kuri Ferwafa, ariko nk'uko murimo kubigarukaho nta kintu na kimwe bigeze bangiza icyo ari cyo cyose, haba kuri stade haba no kuri iyo Ferwafa, kuko bari bari ku marembo ya Ferwafa bahagaze ku muhanda. Bakora iki? Ariko ntabwo ibyo kuduhana banaduhannye ntabwo twabyanga, ariko se twaba ari twe ba mbere tugiyeyo ko hari n'abagiyeyo bandi batahanwa cyane gatozi kujya kuri Ferwafa se ni icyaha cyane gatozi ibyo abandi mwese muri abandi Ruvuyanga tujye tuvuga none se mwe muri abandi icyaha ni gatozi. nta muntu ubujijwe kujya kuri Ferwafa, ariko wagiye mu buhe buryo uri gukora iki? buriya buryo bagiyemo ntabwo ari uvuga ngo abantu bagiye muri bari babipanze bagiye gusura federasiyo. Ferwafa ni ku cyumweru urabizi ko ntikora gate ibifunze, wenda kereka abakozi bagiyemo cyangwa se mu buryo bwa emergency, kandi nabwo akenshi ijyamo abantu barimo. ubwo uvuga ngo nta muntu ubujijwe kujya kuri Ferwafa. Kuri Ferwafa uburyo bagiyemo ntabwo bwari uburyo buvuga ngo tujye gusura Ferwafa, tugiye hari ikintu tugiye gukora, kuko bari abantu benshi kandi n'imvugo bakoreshaga warabyumvaga yari mu burakari. Nta cyangiritse, ariko biriya ntabwo ushaka kumenya fan base ya APR ninde uyikuriye iyoborwa yemeruka ari afana Kabagambe cyane nyine niwe n'uyikuriye afana Kabagambe niwe ugihari Kano Retired Joseph Kabagambe niwe ukuriye abafana ba APR mu gihugu. Twayisini ndumwungirije Kano Retired Ruzibiza Nzori Fande Ruzibiza tumusoza cyane ibyo arabikemura utwo n'utuntu two gutura iyo na affaire itoto cyane iyo message aho ni sawa cyane iyo message numva ni message imeze nkaho ari ukwikura muri iyo position, ariko ngo nkuko nubundi na Fane CDS ejo numvise ko nawe ntabwo yabishimye. Fande aba bana mu bakurikire niba na Fane CDS atarabishimye abo ngabo baravuga ngo kuko uburyo bagiye dusoza kuri ibi bintu, ariko amakuru mfite ya nyayo nuko APR iraza gushaka abakoze biriya irabafatira ibihano ibaganirize. Aya makuru yo ndayizeye arahari. Ibya Ferwafa byo nibyo ntazi bakebure waya no mindu statement ibya APR birabihagije. Iyo nama nimara kuba bakebu birarangira, bya Ferwafa ntabwo bizabaho. Ko bagomba kuba intangarugero ku ikipe ya Club Giant. Ngira mwarabyumvise rero ko ejo dusoza kuri APR ko Fane CDS yagarutse ku bakinnyi ba APR n'abatoza bagiye mu karuhuko, kuko iminsi mikuru ntabwo bigeze babona ikiruhuko. Nka Memer Dawo ndetse n'umutoza kuva baza muri APR ntabwo bari bakagize akaruhuko ko kujya iwabo. So bagomba gufata akaruhuko, harimo n'abo bagande Kiwaki Mukibanuka Boda Dennis Omedi ndetse na Sekiganda Ronald, Memer Dawo wa kane n'umutoza wa gatanu. Ndumva ari abo ngabo bahawe ibiruhuko n'ubuyobozi bwa ekipe. Bazagaruka baje gukina match ku itariki 10. Bashobora gusiba numva peza ku kiso Gasogi kuri enye APR ifite Gasogi iko bimeze. Aiza bazaza kuri Gasogi cyangwa se batazaza bazaza match yarangiye, ariko Gasogi ngo yamanuye ariko igikombe cy'intwari cyo bazaba bahari. Urumva hari n'abandi bari baragiye nk'umutoza ushinzwe fitness wungirije n'ushinzwe fitness ifite babiri ifite umutoza wungirije n'ushinzwe fitness. Oya ndavuga ifite umutoza wa fitness n'umwungirije. Oya ifite umutoza wungirije assistant coach witwa Haji Tayeb Hassan wawundi wahoze akorana na Mugabo. Abifite babiri n'aba bazamu, umutoza w'abazamu n'umutoza w'abanyezamu. APR ifite umutoza umwe w'abanyezamu ni Mugabo Alex. Ariko se none sura muzura mwarabuze gusa se ibyo bintu giye urumva bivemo. Urumva bafite umutoza w'abanyezamu. Samir rega match turazireba nyine hari umusaza uri kumwe na Mugabo. Uriya bamuhinduriye inshinga kari bari umwarimu wa Mugabo ahubwo. Oya uriya reka nkufashe neza niba wemera ko nkufasha. None se iyo bari Anas Karibush si wowe uri kuvuga ngo ufatanye. None se iyo bari gutoza abazamu bari muri Woma. Uretse nkubwire umutoza wa APR Axel, umutoza wa APR yitwa Tareb. Umutoza wa APR yitwa Tareb Abdelrahim. hari umwungirije assistant coach
yitwa Mohamed Chahidi. Urumva turagendana. hari assistant coach wa kabiri, second assistant coach yego, yitwa Hassan Haj Tayeb. Mbere ngo mubwira, ndashaka kungerere ku bazamu, mubwira staff yose yape, urangira ku bazamu. hari team manager yitwa Major Elias Kavuna. Fitness utamuvuze, uramusimbutse fitness, amusimbutse. Erega uwo ngo witwa Chahidi Mohamed numunyiza ariko yego fitness. Uyu Hassan Haj Tayeb niwe mwungiriza, no Mohamed Chahid numunyiza wa kabiri, akaba ashinzwe na physical fitness wa APR. Afite nyine afite utugende ku banyezamu. Hanyuma team manager siko nakabyumva, ni Major Elias Kavuna fitness coach. Hanyuma goalkeeper coach assistant wa kabiri ushinzwe ngo physical training. Goalkeeper coach ni Mugabo Alex. Kit manager Ernest Habumugisha afatanyije na Steven Shemimana. Hanyuma physiotherapist ni ni Jacques Twagirayezu, afande Jacques Meje. Ariko hari izina bibagiyemo uwitwa Axel Bazano, harimo uwitwa Anas Karibushi, wa musaza niwe wuwereka uri kumwe na Mugabo bari gutoza abazamu, ashinzwe iki? Anas Karibushi. Uwo nguwo yitwa Haji Tayeb Hassan. Urumva uwo ni assistant, first assistant Ruvia. Uvuga ngo uri kuvuga Tayeb niwe musaza Axel mo kuvuga, nyine niwe assistant. Kandi urimo kubaza nyine, none se assistant ajya gutoza abazamu, niwe assistant nyine ibyo arimo kuvuga Axel avuga. Uyu musaza Haji Tayeb niwe ubushize mu minsi yashize basanye akajya korana na Mugabo Alex. Ubu rero ntago arizo nshingano afite, ariko yaje ari zo nshinga. Oya, bamuzanye nk'umutoza wungirije. Ahubwo wowe urimo urafata inshingano urafite kera ukongera ukazimuha ubu ngubu, kandi zarahindutse. Bamuhinduriye inshingano, ni umutoza wungirije. ubwo yigeze kuzigerageza akaba zarahindutse n'ibisanzwe. Twagiye ibyo birasanzwe. Ongeramo na video analyst rese ruvuga kutavuga muvuge, yitwa Anas Karibushi. Uwo ni video analyst muri staff wa bamwibagiwe. Axel muhereza amakuru. Hari ababaza ngo match ngo za Heroes Cup, hanyuma se match za Heroes Cup so mu kwa kabiri, ubwo twari oya tariki 28 ndetse finale zigakinwa tariki ya mbere. Kuko none zo nguku nuvuga ngo equipe ya Rayon Sport na AS Kigali, EPR na Police. Ngira ngo yibazaga bari abakinnyi ba APR niba bagarutse. Barabaza babagarutse kuko bavuze ko bazakina icyumweru kimwe babahaye bazakina kira gikombe. Police izaba yagaruye Eric ko yamaze gutandukana na Eric Senjobe. Nawe nabo wogeze niwe mukingiye nta rinzi rwose. Senjobe bamuganda akina kabiri aragiye. Senjobe hanyuma ubwo Korea ari Hilal ibihano byagira umugisha byagabanyijwe. Uwo mukino umwe arajyana na Mamero, arajya kuko yari usibye wa Rupopo. Yego, barajuriye byari imikino itatu babigize umukino. Abo baraburana we, ni babandi bagurisha inka baburana inkoko waraje. Nese wagira umugisha wabyemera ngo birangire imikino itatu. Shanda bemeye. Warabonye se kejo babanje kujya handi haba imikino no ruguru za mu Kigali. Hamwe barashisha imbunda z'amarangi byibona. Ibyo babanje kujya gukina iyo mikino bagomba kugenda uyu munsi cyane ejo mu gitondo. Baramanuka bajya cyane ama Melody bazakina 23. 23 ni kwa gatanu. Bazakina ama Melody uyu munsi nijoro. Barajya cyane ama Melody ubwo gira umugisha ajyana n'abandi. Agena babacenga baranya ama Melody. Ama Melody yanasubiye n'inyuma. Bazahita bayakira i Kigali. Bazahita bagaruka bayakire nyine. Icyumweru kimwe tuyakire. Iyo yakiniye hano tuyibari yacu. Bari yacu. Twakire. Kitakujyanye. Nese zose zirajyana. Hanyuma urutonde rwa FIFA mwarubonye ariko Maroc n'ubundi iracyari ya mbere, Senegal yazamusinje yabaye ya munani yaje mu icumi bya mbere ku isi, yazamutse imyanya 3 mu gihe Senegal yazamutse imyanya 7. Maroc bwageze ku mwanya wa 8, Senegal ya 12. hanyuma Rwanda turi he? u Rwanda ya 36 muri Afrika. 36 muri Afrika, 32 ku isi. Sinzi wambazaga ngo 12 bya nyuma. Nabonye abarundi baturi inyuma. Erega abarundi bari mu 12 bya nyuma, niyo mpamvu bazakina na ya majonjora y'igikombe cya Afrika ya mu kwezi kwa gatatu bazakina na Chad kugira ngo bemererwe kwinjira mu matsinda
y'amajonjora y'igikombe cya Burundi na Afurika Kenya, ya 2027. oya Kenya turi imbere. Kenya itiri imbere. Reka. Kenya iri kuri 28 ikaba ijana 13. Kenya iri imbere. hari ibindi bihugu biduturanye nabonye nka bibiri bituri inyuma ubwo byaba ari ibihesi byaba ari n'ubundi bihugu Harimo Burundi, Ethiopia, Sudani y'Epfo. Ethiopia. Burundi, Sudani y'Epfo na Ethiopia. Djibouti na Somalia. Ubwo East ni Africa reka niko biba bimeze kongeraho za Sao Tome na Principe na za Seychelles. Hajya muri Tanzania rero nabonye rero dusoreze nabonye barimo gusinyisha Simba yarimo arasinyisha nzareba kare ko Dabi rwose izakurikiraho kuko amakipe mbere yubatse nta kizabuza Yanga